Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Turacyari ku buzima bwa roho, nibyo turimo. Mureke dukomeze turebere hamwe nk'abakarisimatike, nk'abantu twiyita abarokore, nk'abantu twitwa ngo tuyoborwa na roho mutagatifu, nk'abantu twitwa ngo turi intungane. Kristo Yezu akuzwe. Mureke dusome mu Banyagalati 5, umutwe wa 13, mu Banyagalati 5:13 kugera kuri 25. Kristo Yezu akuzwe. Uribona nanjye ndibona, ubundi dufate icyemezo cy'uko tugomba kwitwara kugira ngo twitwe abayoborwa na roho mutagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Umubiri si roho. Mwebweho bavandimwe mwahamagariwe ubwigenge. Gusa rero ubwigenge ntibukabere umubiri urwitwazo, ahubwo umwe abera undi umugaragu umugirira urukundo. Kuko amategeko yose abumbiye mu ijambo rimwe rukumbi ngo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Naho niba mushihana mugacagagurana, muramenye ntimuzamarane. Mureke mbabwire, roho nabayobore, nibwo mutazakora iby'umubiri urarikira. Kuko umubiri urarikira ibirwanya roho, naho roho igakurikirana iby'umubiri wangira. Ibyo byombi koko birazirana ku buryo namwe mutagenza uko mwishakiye kose. None rero niba muyoborwa na roho, ntabwo mukigengwa n'amategeko. Ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Naho imbuto ya roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Abakristo Yezu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba tubeshejweho na roho, nituyoborwe na roho. Kristo Yezu akuzwe. Ibi nibyo ndimo. Ubu se nawe mbabarira unsubize, hari icyo utumvise? Mu Banyagalati 5:13 kugera 25 baratubwira ibintu byinshi: ibikorwa by'umubiri, ishyari, kuroga, ubusinzi, ubusambanyi, ubusambo, ibintu mbese nk'ibyo. Ariko bakatubwira ngo naho imbuto za roho, ibikorwa bya roho
umuntu urimo roho mutagatifu agira urukundo, ahorana ibyishimo, agira ubumuntu, ahorana ubuntu, agira ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Kristo Yezu akuzwe. Wowe uri hehe? Isuzume nanjye nisuzume, ntabwo nguciriyeho iteka nanjye ntuncireho iteka. Nababwiye ko intungane ari umunyabyaha uhora yihana, ariko kandi nanone ni umunyabyaha ugerageza kwihanira kureka. Waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, urihannye iri joro. Ejo ubonye umukobwa mwiza aratambutse, urebye mu ntege uti karabaye, urongeye urarekeye ubusambanyi. Kristo Yezu akuzwe. Ese nubusubiramo koko ubwo uraba uyoborwa na roho mutagatifu? Hari aho uzagera ubone hari icyo ugomba gukora nawe ubwawe, hari ahantu ushobora gutura hakakunanira burundu, hari aho ushobora gutura ukananirwa kubana n'abandi, hari aho ushobora kwerekeza bikakuyobera bitewe n'ubuzima wabayemo, ariko gerageza byibuze ugengwe na roho mutagatifu. Numutabaza azakwereka icyo gukora, numutabaza azakuyobora inzira nziza. Kristo Yezu akuzwe. Nimureke rero tugire ibikorwa byiza, tuyoborwe na roho mutagatifu, tureke kuyoborwa n'umubiri. Ni benshi cyane buriya bibaza ati umuntu uhora atubwira ibijyanye n'imyuka mibi, umuntu uhora atubwira ibijyanye na roho mbi, umuntu uhora atubwira ibi. Umva nawe usomye mu Banyagalati 5:13-25, nawe wagira icyo ukuramo. Ese koko niba utwaye roho mutagatifu uri umusambanyi, uwo ni roho mutagatifu utwaye? Niba utwaye roho mutagatifu uri umusinzi, uwo ni roho mutagatifu utwaye? Igihe wafashe icyemezo ugahita ugenda mu businzi, roho mutagatifu akuvamo akigendera kare. Igihe wagiye mu buraya, roho mutagatifu akuvamo akagenda kare. Uri umukarismatike, witwa ngo ndi uyoborwa na roho mutagatifu, none roho mutagatifu akugeramo buri gihe akigendera agasanga ntuhari. Isuzume nanjye nisuzume, kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bw'Imana, kugira ngo tuzabashe kuronka iby'Imana yaduteguriye. Byaba bibabaje kwitwa umukristo utari we, biragatsindwa. Byaba bibabaje kwitwa ngo urasenga, ejo ukabura ijuru. Sibyo birakwiriye? Mureke rero twemere kuyoborwa na roho mutagatifu aho kugengwa n'imibiri yacu. Mureke tuyoborwe na roho mutagatifu aho kuyoborwa na roho mbi, kugira ngo tuzaronke ingororano mu bwami bw'Imana. Ni Marie Clarisse wifuza ko tuzahurira mu gihugu cyo mu ijuru. Ni Marie Clarisse wifuza ko roho mutagatifu yakuyobora. Ni Marie Clarisse wifuza yuko ejo hawe haba heza. Mwirinde rero, twese twirinde, aho dutannye tugaruke hakiri kare, kugira ngo twegere Imana izabane natwe, kandi tuzabane nayo mu bwami bw'Imana. Roho w'Imana manuka, manuka, roho w'Imana manuka, manuka, roho w'Imana manuka, manuka, maze imitima yacu ibone. N'abaririmbyi baragukeneye, n'abasenga baragukeneye. Uw'Imana manuka, manuka, ngwino imitima yacu ibone. Roho w'Imana manuka, manuka, roho w'Imana manuka, manuka, roho w'Imana manuka, manuka.